banyarwandakazi murumva ko natwe twongeye gusubizwa, havumbuye peteroli mu gihugu cyacu ndetse tugiye kujya ducukura peteroli. Abacuruzi cyangwa se abacuruza ibijyanye na peteroli murabyumva neza ko ibisubizo byanyu byabegereye. Yes, ndabasuhuje nkuko bisanzwe murabizi ni Izabayo Christian Merchant no retouch no surrender. Nsuhuza abakunzi mwese ba Buganza TV ndetse n'abandi mukomeza kudukurikirana, dukomeza kugenda tubaye ibiganiro bigiye bitandukanye. Buganza TV murabizi korera abanyamakuru benshi batandukanye, ariko tubashimira ko ibiganiro byacu mu birebo. Wewe warebye ibiganiro byacu kanabishima, wewe wakanze like, wewe wakanze subscribe, ndagushimiye. Inkuru yanditswe n'igihe.com ifite umutwe ugira uti uduce 13 twabonetsemo peteroli mu kiyaga cya Kivu. Iyi niyo nkuru tugiye kubagarukiraho. Nkuko bisanzwe murabizi ugomba kubanza ukareba aho handitse subscribe ukahakanda ubundi kugira ngo dukomeze. Mu kiyaga cya Kivu habonetsemo uduce 13 turimo gazi ndetse na peteroli. Ntabwo ari peteroli gusa ahubwo nashobora kuba hacukurwa gazi ndetse na peteroli. Ikigo cy'igihugu gishinzwe mine gaze na peteroli RMB cyatangaje ko ubushakashatsi bwakozwe mu kiyaga cya Kivu bwagaragaje ko hari uduce 13 twabonetsemo peteroli. Hasigaye kumenya neza ingano peteroli irimo n'ikiguzi byasaba kugira ngo ibashe kuba yakurwa aho yabonetse. Bivuze ngo mu Rwanda tukaba tugiye kwihaza muri peteroli, kuko cyane ko iyi peteroli ntabwo yabonwe n'abanyarwanda gusa. Mu mwaka wa 2024 ubwo yongeye gusubukurwa, ubwo hari havumbuye ko mu Rwanda mu kiyaga cya Kivu haba hari peteroli ndetse na gaze byoroshye kwicukura. Akaba rero ari nayo mpamvu hongeye gukorwa ubushakashatsi n'iki kigo cy'igihugu gishinzwe mine peteroli ndetse na gaze RMB kugira ngo harebwe ese ni iyihe ngano ya peteroli twaba dufite mu Rwanda. Ese iyi peteroli yaba ingana ite? Ese iyi peteroli yaduhaza ku buryo tutajya kuyireba mu bindi bihugu, ku buryo tutakomeza gutumiza, cyangwa se yagabanya ingano ya peteroli twatumizaga mu mahanga? Tukaba tugiye kubona igisubizo se. Umuyobozi mukuru wa RMB Kamanzi Francis yabwiye abadepite ati inkuru nziza nuko dufite peteroli. Ubushakashatsi bw'ibanze bwakozwe hariya mu kiyaga cya Kivu habonetsemo amariba 13 agaragaza ibimenyetso bya peteroli, kandi abize ibidukikije babyumva neza. Uko niko umuyobozi wa RMB yavuze ko habonetse amariba 13 arimo peteroli mu kiyaga cya Kivu, ndetse ngo abize ibidukikije barabyumva neza. Bisobanuye ko twebwe mu Rwanda tukaba tugiye kuba bamwe mu bihugu bigiye kwihaza kuri peteroli. Peteroli murabizi ni ubukungu ndetse inagira uruhare mu izamuka ry'amafaranga cyangwa se mu igabanuka ry'amafaranga, ndetse igira uruhare mu izamuka ry'ubukungu bw'isi ndetse n'igabanuka ry'ubukungu bw'isi. Ndetse ariko peteroli hakaba hari ikindi kintu peteroli ishobora kuba yamara mu gihugu, yongera akazi. Aya mariba aramutse hakozwe uburyo bwo kuyacukura cyangwa se hegeranyijwe uburyo bwo kuyacukura, bivuze ngo bamwe mu rubyiruko cyangwa se bamwe mu basoje amashuri bize ibijyanye n'ubucukuzi bwa peteroli bakaba batarabonye akazi mu Rwanda, akaba baragiye kugashakira ahandi mu bindi bihugu. Baba bavuga bati tugiye gutaha tujye gukora iwacu mu gihugu cyacu kuko twabonye akazi. Tugiye kujya dukora, twongere dukore, urubyiruko tubonye akazi. Yakomeje kandi agira ati uyu muyobozi yakomeje agira ati uhereye hariya haruguru muri Uganda, bayibonye hariya ruguru mu kiyaga cya Albert, kandi bivugwa ko ari ikibaya kimwe kimanuka mu kiyaga cya Kivu kikagera mu kiyaga cya Tanganyika. Bavuga ko rwose ko ari peteroli.
abanyarwandakazi murumva ko natwe twongeye gusubizwa, havumbuye peteroli mu gihugu cyacu ndetse tugiye kujya ducukura peteroli. Abacuruzi cyangwa se abacuruza ibijyanye na peteroli murabyumva neza ko ibisubizo byanyu byabegereye, gusiragira muvuga ngo tugiye gutumiza ibintu mu mahanga, tugiye gutumiza peteroli mu mahanga, abashoferi bakagenda bakamara iminsi amezi bitewe n'ibyo bahuriye nabyo mu nzira. Murumva ko ibyo bintu bigiye kugabanuka, tugiye kwiyegereza ibyo twahahaga mu mahanga. Bivuze ngo mu Rwanda tugiye noneho no kwihaza ku bikomoka kuri peteroli. Ibi yabitangaje mu biganiro yagiranye na komisiyo y'imiyoborere n'uburinganire n'ubwisanzure bw'abagabo n'abagore, yagiranye na Minisiteri y'Ibidukikije kuri uyu wa 15 Mutarama 2025. Gahunda yo gushakisha peteroli mu Rwanda yari yaratangijwe ariko iza guhagarara mu mwaka wa 2024, yongeye kubyutswa ubwo ikigo cyo muri Canada Black Swan Energy cyavumburaga ko mu gice cy'iburasirazuba cya Kivu hashobora gucukurwamo peteroli na gaze mu buryo bworoshye. Ngira ngo mubwire ngo noneho ntabwo ubu mu Rwanda dufite peteroli, dufite na gaze, kandi ngo noneho Black Swan Energy yavumbuwe ko dushobora kubona peteroli ndetse na gaze mu buryo bworoshye. Bivuze ngo hari ibintu bibiri tugiye kwibazaho mu gihugu cy'u Rwanda. Benshi bajya babivuga, abandi bakabihakana bati ntabwo mu Rwanda twagira peteroli, ntabwo twagira gaze, ariko ndagira ngo mbabwire ngo n'ubundi peteroli twarayicukuraga biza guhagarara, ariko noneho byongeye kubyutswa ndetse mu Rwanda hacukurwa peteroli ndetse na gaze aho bigiye gutangizwa ku mugaragaro. Ngo ibi byaje bisanga ibindi bimenyetso bituruka kukuba mu mazi y'ikiyaga cya Kivu hari gaze metane, kandi iyo ubashije gukurikirana aho ituruka usanga abenshi cyangwa se usanga akenshi iba iri kumwe na peteroli. Murumva ko ni uburyo bworoshye, ni ukuvuga ngo u Rwanda rugiye gucukurira hamwe gaze ndetse na peteroli kuko ngo ni ibintu bituruka hamwe. Aya makuru ngira ngo twaba tuyacumbikiye ahangaha, aho twaba twumereza mu karere ka Rwamagana, aho abasaga 2334 bitabiriye urugerero. Wa 13 Mutarama 2025, umuyobozi nshingwabikorwa ushinzwe ubushakashatsi n'iterambere na politiki mu minubumwe Dr. Rutayisire Theoneste ari kumwe n'abayobozi w'akarere Bwana Mbonyumuvunyi Rajab n'abayobozi b'inzego z'umutekano mu karere yatangije urugerero rudaciye ingando rw'inkomezabirwi icyiciro cya 12 rwitabiriwe n'intore z'abarega 2334 zo ku rwego rw'akarere cyangwa se zo mu karere zirangije amashuri yisumbuye ku rwego rw'akarere. Urugerero rwatangirijwe mu murenge wa Muhazi rukazakorwa mu mirenge yose 14 igize akarere ka Rwamagana. Intore z'inkomezabirwi icyiciro cya 12 zahize kwesa imihigo irimo kubakira abatishoboye inzu 16, gutunganya imihanda, kubaka ibikoni n'ubwiherero by'abatishoboye, kurwanya imirire mibi, ndetse bakora imirima y'igikoni, bakazakora ubukangurambaga butandukanye muri gahunda za leta. Ngira ngo umuyobozi w'akarere ka Rwamagana nawe twababwira icyo yabivuzeho, hanyuma tukaza gusoreza, akaba ari nayo makuru tugiye gusorezaho. Umuyobozi w'akarere ka Rwamagana Mbonyumuvunyi Rajab yashimiye ababyeyi bohereje abana ku rugerero intore z'inkomezabigwi zitabiriye uru rugerero. Tumva amakuru yacu ari aha twayasoreza. Nshimira mwebwe mwese mwakurikiranaga iki kiganiro cyacu, gahunda zacu na akagaruka. Nge nari Izabaye Christian, nshimira ndetse n'abari bari kubanga bw'ibyuma, bari bari kuri microphone cyangwa se abari bari kuri kamera, bari kudukamera, ndetse
n'abafatanyabikorwa mwese mu gutera inkunga ndabashimiye.